Iki cyumweru mu kiganiro bungabunga ubuzima, urubyiruko hirya no hino ku isi rwibasiwe n'uburwayi bwo kubura ibitotsi. Turareba ikibitera. Inzobere iraza kudusobanurira uburyo kubura ibitotsi bigira ingaruka ku buzima bwacu n'icyo twakora ngo tubashe gusinzira neza nijoro. Ikindi, abashakashatsi bo mu mujyi wa New York bavumbuye igishobora kuba gitera impfu zihutiyeho mu bana. Byongeye kandi, abaturage bo muri Eswatini barishakamo ibisubizo ku kibazo cy'ibura ry'amazi meza. Izi nkuru hamwe n'izindi tugiye kuzibagezaho mu kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ndabasuhuje, ndi Eugenia Mukankusi. Mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe mu kiganiro bungabunga ubuzima. Gusinzira bigira uruhare rw'ingenzi mu bice byinshi bigize umubiri wacu. Gusa menya ibi: indwara zo kudasinzira ziragenda zirushaho kuba ikibazo gikomeye mu rubyiruko hirya no hino ku isi, harimo no muri Afurika. Nk'uko bikubiye mu bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru Journal of Sleep Disorder and Therapy, kibanda ku nkuru zerekeranye n'indwara zo kubura ibitotsi n'uko zivurwa mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, urubyiruko ruribasirwa no kudasinzira neza biturutse ku mpamvu zirimo iterambere mu ikoranabuhanga ndetse n'imyidagaduro. Ubu bushakashatsi bwerekana ko ku mugabane wa Afurika ibibazo by'imitsindire y'amasomo n'iby'ubukungu ndetse n'iby'ubuzima bwo mu mutwe ari zimwe mu mpamvu ziteza ingaruka ku misinzirire y'urubyiruko, kandi kubura ibitotsi akaba ari indwara ikomeye uru rubyiruko ruhura nayo. Nk'uko bitangazwa n'ikigo Cleveland Clinic cyo muri Amerika, 10% by'abatuye isi bibasiwe no kubura ibitotsi ku rwego bifatwa nk'indwara mu buryo bwa kiganga. Iyi ndwara irangwa no kugorwa no kubona ibitotsi, cyangwa umuntu yabibona ntibimare akanya kanini. Inzobere zivuga ko mu ngaruka iyo ndwara igira harimo gutura ibishyito ku manywa y'ihangu, gucika intege no kubura ibitotsi bishobora no kongera ibyago by'izindi ndwara nko guturika kw'imitsi yo mu bwonko n'umubyibuho ukabije. Twashatse kumenya niba kubura ibitotsi bishobora kugira ingaruka ku byiyumvo byawe cyangwa se ku musaruro wawe, ndetse n'uko wakemura ikibazo cyo kudasinzira. Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye muri Nigeria kuri iyi ngingo. Iyo utasinziriye bihagije mu ijoro hagati y'amasaha 7 n'8, umunsi ukurikiyeho ubyuka utameze neza. Ariko iyo ubonye ibitotsi by'amasaha hagati ya 7 n'8 ku munsi, iyo ukangutse ubyuka umeze neza, ugakomeza neza ibikorwa byawe bya buri munsi. Utasinziriye neza ntiwabasha kwishyura fagitire zawe, kubona ifunguro ryawe ry'umunsi. Rero ibyo ubwabyo ni ibintu byakugiraho ingaruka. Iyo ntuje nza ku kiyaga nkicara ngatuza. Iyo ntasinziriye umunsi ubanza, njya ku kazi numva mfite intege nke cyane. Nkunze gufata zimwe mu ngamba nko kwirinda kunywa ibintu byatuma mara ijoro ryose ntagohetse. Izo ni zimwe mu ngamba mfata mu kwirinda ko nabura ibitotsi. Iyo udasinzira nijoro uhora uribwa umutwe. Ikindi, ku manywa wirirwa wumva usa n'urimo kuzengera, kandi ibyo ntibyashira utaryamye ngo usinzire. Ugomba gusinzira kugira ngo ubashe kongera kumererwa neza, kubera ko ntushobora gushuka umubiri. Mu by'ukuri kubura ibitotsi bigira ingaruka ku buzima bwanjye. Numva naniwe ku munsi ukurikiyeho igihe cyose naraye ntasinziriye. Urabyumva, muri uwo munsi nguma no kumva naniwe bikabije. Birangora gukora imirimo yanjye ya buri munsi. Mu myaka 3 ishize ndabyibuka, mu gihe cya COVID, nyuma ya COVID namaze hafi cyumweru mu bitaro kubera kubura ibitotsi. Iyo ntabashije gusinzira bihagije, buri gihe birangora, cyane cyane mu masaha y'akazi. Kandi hari n'ubwo ngira ikibazo cyo kuribwa umutwe iyo ntasinziriye nibura amasaha 6 ku munsi. Buri gihe bigira ingaruka ku bikorwa byanjye bya buri munsi. Rimwe na rimwe iyo nyoye mu karu bituma ntasinzira, ni kimwe n'ikawa. Sinjya nyinywa nijoro. Nk'umuyisilamu, iyo ngiye kuryama nka saa 4 n'igice cyangwa saa 5 z'ijoro, mbyuka saa 10 n'igice cyangwa saa 11 n'igice za mu gitondo, nkasenga mbere yo gusubira kuryama nk'amasaha 2.
ikintu cy'ibanze nkunze gukora kimfasha ni ukujya ahantu heza, cyane cyane aho nshobora kubona umwuka mwiza, ahantu hatari za kirogoya, nkasinzirana amahoro y'umutima kandi ku gihe. Well, there isn't one primary cause of insomnia. It can be caused by a lot of different things like hari impamvu imwe y'ibanze itera indwara yo kubura ibitotsi. Ishobora guterwa n'ibintu byinshi binyuranye nk'umuhangayiko, izindi ndwara zo kudasinzira neza, ibibazo by'ubuvuzi, gukoresha imiti runaka cyangwa kuyikoresha nabi, ndetse n'izindi mpamvu zifatiye ku buryo umuntu abamo. Ku bijyanye n'uko isuzumwa, dushobora gutandukanya hagati y'uburwayi bwo kubura ibitotsi bumara igihe gito ndetse n'ubwa burundu. Niba uku kubura ibitotsi bitarengeje amezi 3, umuntu akaba yamara nk'inshuro 3 mu cyumweru cyangwa izirenzeho gato, agorwa no gusinzira cyangwa akaguma ari maso kandi yari afite uburyo bwo kuryama ngo asinzire, aho tuvuga ko ari iby'igihe gito kandi atari ngombwa kubyita uburwayi bwa burundu. Ariko kandi iyo bigeze kuri icyo gihe cy'amezi 3, ni ngombwa rwose kugerageza gufatirana hakiri kare, ukaza ukavugana n'umuntu tukareba niba twatahura ikirimo kubitera ndetse bikaba byavurwa. Nibwira ko icyo gushaka ari uko wavura indwara yo kubura ibitotsi. Ikiba kirimo gushakwa ni igitera iki kibazo cyo kubura ibitotsi no kumenya niba ari indwara yo kudasinzira. Mu by'ukuri nakifuje ko ibyo byasuzumwa mu kigo cyemewe kivura indwara zirebana no gusinzira kugira ngo harebwe ikindi kibazo kijyanye n'imisinzirire cyaba kiyitera cyangwa se ikibazo cyo gusinzira wigaragura. Urugero, hakarebwa niba birimo guterwa n'indwara yo kurashya amaguru, ariyo akenshi ikunze gutera uburwayi bwo kubura ibitotsi. Hari abantu amaguru yabo atajya aguma hamwe nijoro baryamye. Hari kandi ugusuzuma niba ari ikibazo cy'ubuke bw'ubutare bwa fer, no gusuzuma hakarebwa niba watangira kuvurwa. Ushobora guhabwa ibinini bigufasha gusinzira, cyane cyane iyo ari by'igihe gito, bikaba byagufasha mu ijoro, bikagufasha muri icyo cyumweru kimwe cyangwa ukwezi. Gusa uko igihe kigenda gishira, hari ubwo bitakaza ubushobozi bwabyo, ugasa nk'aho bigusabye kongera ingano y'ibyo ufata cyangwa ukabaho buri gihe ari byo ukoresha. Ibyo rero bisobanuye ko bishobora kugufasha ku rwego runaka. Mu by'ukuri rimwe na rimwe mbikoresha by'igihe gito mu gusa nk'uhagarika ubu burwayi guhora bugaruka. Ariko kandi icyo nkunze kuvuga ni uko intego yo kuryama atari ugusinzira ngo uhereyo, ahubwo ni ukuryama ugakanguka ukamererwa neza. Kandi iyo miti ishobora gutuma usinzira ugaherayo. Ariko se niba ukangutse wumva ukimeze nka kwa kundi cyangwa se umeze nabi kurushaho, ibyo byaba byakumariye iki? Rero ibyo biba bisa nko guhisha ibimenyetso gusa. Mu by'ukuri ubuvuzi bufatiye ku mitekerereze n'imyitwarire nibwo bukwiriye ku ndwara yo kubura ibitotsi. Impfu zihutiyeho mu bana ni icyago kidakunze kubaho, ariko gishengura abantu, kibasira imiryango hafi 400 buri mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bushakashatsi bushya buheruka gukorwa na Kaminuza ya New York, hari icyizere gishya cyo gutahura impamvu itera zimwe muri izo mfu zibabaje. Umuryango wa Bigan ni umwe muri myinshi bihanganye no gupfusha umwana by'amanzaganya. Umukobwa wabo Rosie yapfuye afite imyaka 2. Rosie yari muzima wese. Yari agakobwa kishimye cyane. Yahoraga aseka igihe cyose. Yakundaga kuba hafi y'umuryango we. Yari isi yacu, ni nk'aho ubuzima bwacu bwose bwashingiraga kuri we. Ibyatangiye nk'umugoroba usanzwe mu muryango byarangiye hacitse igikuba ubwo babyukaga bagasanganirwa n'umurambo wa Rosie mu gitondo cyakurikiyeho. Nakundaga kujya mu cyumba cye, hanyuma ngezeyo nsanga atinyeganyeza, mukoze ikiganza ku mugongo. Ubwo nibwo buri kimwe cyamenyekanye. Ndabonye ko atinyagambura, atanahumeka. Ako kanya twihutira kwa muganga. Nubwo yajyanywe bwangu ku bitaro, abaganga ntibashoboye gutahura icyateye urupfu ruhutiyeho rwa Rosie. Umuganga wasuzumye umurambo we yaraduhamagaye, isuzuma ryabo ry'ibanze ntacyo ryatanze.
nk'uko byagenda ku mubyeyi wese wahuye n'isanganya nk'iryo, umuryango wa Bigane washakishije ibisubizo. Amakuru yaturutse mu bushakashatsi buheruka bwa kaminuza ya New York, umuryango wa Bigane wemeye kwitabira. Abashakashatsi basuzumye amashusho ya kamera yo mu cyumba cya Rozi n'ayo mu by'abandi bana benshi, bavumbuye icyaba cyarateye gupfa imburagihe. All 5 of the continuously videoed recordings showed a convulsive event. Video zafashwe zose uko ari 5 zagaragaje ibihe byo gutakaza ubwenge no gusambagurika. Byabanjirije igihamya cya video twari dufite mbere, ahatari hakibonekamo ikimenyetso na kimwe cy'ubuzima. Twabonye ko gusambagurika byamaze akanya gato, igihe kitageze ku munota. Laura Gould yapfushije umwana w'umukobwa by'amanzaganya nawe apfuye mu buryo nk'ubu ubwo yari amaze amezi 15 avutse. When a child dies, it is your worst nightmare as a parent. Gupfusha umwana nizo nzozi mbi kurusha izindi kuri wowe nk'umubyeyi. Uba wacitsemo igikuba muri icyo gihe, ariko birushaho kuba bibi iyo uhamagawe ku munsi ukurikiraho bakubwira ngo nta kibazo twasanze yari afite. Nta jambo ryabisobanura. Ugufatwa kwagaragaye mu mashusho ya kamera hamwe n'ibisubizo by'ibizamini byakozwe nyuma y'urupfu bishobora gutuma abantu basobanukirwa byimbitse, ndetse bakaba banabasha gukumira impfu nk'izo. Is there something that we can study from those? Ese hari icyo twavana muri ibyo bisubizo mu kugaragaza ikintu kidasanzwe kuri abo bana? Hanyuma kandi icyo twakifashisha mu gusobanukirwa impamvu zatera icyo kibazo no kumenya abana bari mu byago byo kuba bafatwa nacyo. Ni nayo mpamvu ayo mashusho ya kamera zo mu byumba by'abana yatubereye ikimenyetso gikomeye mu gushyira hamwe iyi nkuru. Hamwe n'ukwiyongera kw'ikoreshwa rya za kamera mu byumba abana bararamo, hari icyizere ko impamvu nyazo zitera izi mfu zidasobanutse zishobora kuzagaragara. Umuryango WaterAid utangaza ko 25% by'abatuye icyaro cyo muri Eswatini batabona amazi meza yo kunywa. Abagera kandi kuri 40% by'abo baturage ntibagerwaho n'amazi. Umunyamakuru Nokanya Musi yaduteguriye iyi nkuru ari mu gace ka Mampungwane ho mu karere ka Rumbogo. Buri munsi Jabugameze akora urugendo rw'ibirometero 2 n'amaguru ajya ku ruzi rwa Mukulubane, isoko rukumbi y'amazi yitwa ko iri hafi yiwe mu gace ka Mpungwane ko mu karere ka Lupombo mu gihugu cya Eswatini. Nubwo aya mazi yanduye n'inzira nyuramo ikaba iteje akaga kuko ashobora kuhamburirwa no gusamanywa ku ngufu, avuga ko nta yandi mahitamo afite. Uko ibihe bigenda birushaho gushyuha hakumagara, amazi dukesha kubaho ararushaho kuba make. Iriba ryatubereye isoko igihe kirekire ritangiye gukama. Nk'uko bitangazwa na Loni, ibipimo ngarukamwaka by'ubushyuhe muri Eswatini byagiye byiyongeraho °C zirenga 5 hagati y'umwaka w'1962 n'uw'2000. Izi mpinduka zateje igabanuka ry'amazi n'imigezi yisuka mu nzuzi n'ubwiyongere bw'indwara ziterwa n'amazi mabi. Tugomba kuzinduka tujya kuvoma amazi mbere yo kujya kwiga, tujya kugera ku ishuri twamaze kunanirwa, ndetse akenshi tugasinzira mu ishuri. Abana bacu bararwaye kandi amazi yacu ni mabi, nta yandi mahitamo dufite uretse kuyanywa, nubwo tuba tubizi ko azadutera indwara. Imiryango mpuzamahanga itanga imfashanyo nka WaterAid na World Vision irimo gushaka uko yakemura ikibazo cy'ibura ry'amazi muri Eswatini ibinyujije mu gutera inkunga iyubakwa ry'ibikorwa remezo bisukura amazi n'amariba mashya, cyo kimwe no kuvugurura ibikorwa remezo by'isukura. Umuryango mpuzamahanga w'ubutwererane bw'Abataliyani bugamije iterambere mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere urimo gufatanya n'abaturage b'Impungwane mu kubaka umuyoboro mushya w'isukuriro ry'amazi uzamurikwa mu minsi ya vuba. Berekana ingorane zibageraho biturutse ku mihindagurikire y'ibihe. Babasha kandi no gutanga ibitekerezo ku bisubizo byabafasha mu guhangana no gukemura izo ngorane. Mu wa 2023 guverinoma ya Eswatini yatanze ingengo y'imari igenewe kubaka imiyoboro y'amazi azagera ku baturage barenga 41,000. Ikiganiro cyacu naha tugisoreje. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama za gufasha kumererwa neza n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi, gumana n'Ijwi ry'Amerika ku rubuga rwa internet wa3.radio.com. Naho ubutaha mukomeze kugubwa neza no guharanira ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.